Yes, ni Kigali CNN nanone turagarutse. Igicamunsi kiza kuri wowe wakanze subscribe kandi nyaboneka niba wowe utarayikanda nakubwiye nti none ahangaha tuyikanda kugira ngo tubukomeze tubane mu bintu byinshi bitandukanye bigenda binyura hano kuri Kigali CNN. Namakuru abagiye atandukanye yaba aya politiki yaba makuru ya entertainment ndetse n'ibindi bintu byinshi bishobora gufasha umuntu mu buzima runaka tuzajya tugenda tubibagezaho. Hanyuma none ahangaha nkuko nababwiye mu nkuru yabanjije kare nababwiye ko turi buze kuba tunyura mu rubanza rwafata ku mavuta rwabaye uyu munsi, aho fata ku mavuta yaburanye kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo nyine iminsi 30. Ni urubanza rukomeye cyane rwumvikanyemo ibintu byinshi biteye ubwoba, aho rwose muri urubanza humvikanyemo amoko, aho rwose ibintu biteye ubwoba cyane, aho abantu benshi bagiye bakomeza bavuga ese ikintu cy'amoko muri iki gihugu mu myaka 30 ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi, ikintu cy'amoko cyakabaye kigaruka mu mvugo z'abanyarwanda. Ni ibintu byinshi byabivugwamo, aho fata ku mavuta yagenda gakoresha ingero ndetse abasesenguzi bagiye batanga nabo ibintu bigiye bitandukanye uko bumvishe urubanza, ndetse kandi ku munsi w'ejo nibwo urubanza ruzasomwa cyangwa se nibwo hazasomwa nyine imyanzuro y'urukiko. Nabwo tuzaba tubahababereye kugira ngo tuze kubabwira byinshi byavuye muri iri isomwa nyine. Hanyuma nkubwira ntigumana natwe noneho twumve isesengura ry'uru rubanza cyangwa se twumve uko uru rubanza rwagenze. Nkubwira ni kanda like ndetse na subscribe. Ni ku masaha y'amanywa, turi ku isaha saa 6:06, ni ku itariki 5 ukwezi ni 11 umwaka wa 2024. Nkuko twabivuze mu nkuru ya mbere, turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho twaje kumva urubanza mu kwifunga by'agateganyo, aho utwa Sengabo Jean Bosco aregwamo n'ubushinjacyaha n'abantu batandukanye turi bujyemo muri iyi nkuru. Onika mbere mbere ko twinjira mu nkuru, mbanze nibutsa abantu ibya Sengabo akurikiranyweho, turatangira tubwira igihe yafatiwe nuko yafashwe, nibyo yavuze mu rukiko cyane cyane birimo uko tafashwe neza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse n'imiburanire hagati ya bushinjacyaha uregwa ndetse n'umunyamategeko uregwa, n'igihe uru rubanza rugomba kuzasomerwa muri rusange. Uyu mutipe fata ku mavuta araregwa icyaha cyo gutangaza ibihuha, gukangisha, gusebanya, kubuza amahwemo hakoreshejwe urusobe rwa mudasobwa, ndetse hiyongeraho n'icyaha cy'ivangura no gukoresha ibiyobyabwenge. Nta kindi bagiyemo no gukubita no gukomeretsa. Kiri kuri map. Ariko ushaka bwanze kukivuga ngo turabyinjiramo. Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abaturarwanda, abanyamugi, banyacyaro, mwese muhaguruke, bakobwa, bagabo, basore, inkumi, namwe bakecuru n'abana, mwese mwuze mwumve urubanza numvise rukomeye kurusha urwa Kazungu. Nene bagira ngo kungura umugi ko mu ipapuro. No kuvuga ngo ni urubanza kuri ngewe numvise ibikomeye, rwanatinze, rwanagoranye kurusha izindi zose nagiyemo. Niba ugiye guteka buretse buhagaze gatoya, uwo mwuka ukure muri yo kawungu buretse dushaka ishirire, ariko wumva ibi bintu. Urubanza rwatangiye saa 3:35. Uko bisanzwe bavuga umwirondoro w'abantu baje kubura. Kantere ku mushinjacyaha niho byari bitangiye kuryoha. Umushinjacyaha atangira asobanura uko ibyaha byakozwe. Uko bisobanura avuga ati ibyaha byakorewe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri radio yakoraho cyangwa se yakoragaho kuri X na kuri YouTube aravuga. Atangira asabira afata ku mavuta gufunga by'agateganyo kuko yabigize akamenyero ibyaha byose, kugira areke kuvogera RIB ndetse no kwibasira abo yagendaga avuga bose. Aravuga ati kandi anibuke ko ibi byose avugwaho bihanishwa igifungo cy'imyaka 2. Nyakubahwa perezida w'urukiko, umuntu wasuzuguye RIB, ushinjacyaha ku bugenzacyaha hagakwiriye kuburanwa cyangwa se gukurikiranwaho ari hanze. Fata ku mavuta atangira kuvuga saa 3:42.
ati first of all Felicitas fata ku mavuta yaburanye neza. Yego bisobanuye neza. Atangira ati Felicitation fata ku mavuta. Nishimiye kuba ndi imbere y'urukiko kugira nisobanure ku byaha nshinjwa n'umushinjacyaha. Ati umushinjacyaha w'igihe kinini nanjye ndasaba ko mpabwa igihe kinini. Igihe gihagije rwose nkisobanura nkitomora nkavuga byose ko byagenze. Kutavuga mu ijwi riranguruye nk'iryo asanzwe akoresha mu biganiro. Yavuga mu ijwi riranguruye yemye ahagaze neza marinete ahagaze nk'umusore w'igikwerere rwose ku myaka irenga 30 n'irindwi. Ati ndashaka kubabwira mu byumve neza abanyarwandakazi nifata kuba utabyivuye ndavuga uko byavuzwe. Tugiye kuvuga ibyavugiwe mu rukiko. Ati ntacyo boneka wongeyeho ntagiye nicyo ukuraho. Ntacyo Ya magambo yabukuvuga ngo iki. Ntacyo nongera nicyo ngabanyaho. Wenda keturu dushobora gukoresha akamaturu. Ati ndashaka kubabwira iyica rubozo maze iminsi nkorerwa. Metere wanjye mbabarire kuko nawe sinabimubwiye. Kuko ubu nibwo ngiye kubivuga nawe nukura agiye kumva atarazi kandi ari unyunganira. Ngiye kuvuga byose kuko niryo shingiro rishingiye ku kwiregura kwanjye. Ati misesengurire yanjye mbona nakurikiranwe n'aba bahanzi aribo The Ben, Ngabo Medal ndetse n'abahati Makaca. Ati ahubwo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yashizemo ingufu nyinshi ngakorerwa iyica rubozo. Ati avuga itariki yafashwe tariki 18. Ati The Ben, Meddy n'abahati batanze ikirego tariki 15 na tariki 17 z'ukwa 10 mu gihe nge nafashwe tariki 18 z'ukwezi kwa 10. Urumva ko saa 2 n'igice yafashwe asoje ikiganiro saa 2 icya gice ziri mu cy'isaha. Nwango yaba agisohoka ambwa ati amaboko ntagakira yawe yashyira umugongo. Agisoza ikiganiro. Yego. Ati murumva ko nta na difference y'iminsi 3 cyangwa 4 yabayeho ku kirego cyatanzwe ngo mbe ndarahamagajwe suzugure RIB. Ati bansanze ku isibo so ikiganiro mbere y'umuyobozi Isibo Radar aho Isibo FM ikorera. Ndego. Kandi sinigeze mbarusha rwose. Nateza amaboko bashyiramo amapingu. Ati nkibagera mu maso natunguwe n'uburakari n'umujinya nakirijwe kuko nasanze bafite umujinya mwinshi. Iryo joro mfatwa bwana President ubyumve neza nafungiwe ahantu ntazi ku isima bamenaho amazi vuga ngo naryamye ku isima iriho amazi iryo joro ryose. Bukeye bwaho njyanwa mwibazwa gukora inyandiko mvugo naniwe bitewe nuko ntasinzire nawe urabyumva ntiwasinzira mu mazi. Ikindi kandi nananiwe cyane bitewe n'uburwayi Imana ntabwo nari nzi ko arwaye diabete. Yaramurembeje mu minsi yashize no mu bitaro maze. Ntabwo nari mbizi ko arwaye iyo yarwaye n'uburwayi nsanganwe bwa diabete uko isukari irandenga. Nageze kuri headquarter ya RIB arakukimihurura imbere ya Mutabazi Jire nasinziriye ku meza ye. Umugenzacyaha witwa Mutabazi Jire yaje kuza nasinziriye nkangurwa na telefone yavugaga ibi. Yakire telefone sinabereka ko nakangutse. Vango fata ku mavuta ya netse RIB. Yatase RIB yawe mutase kuri RIB. Sinabereka ko nakangutse. Telefone mubwira ko mu byaha agomba kunshinja agomba kwiyongeramo iby'amoko yavuze kuvuga idafite amavuta yavuze. Yego. Avuze ko turavuga ibyo yavuze. Yego. Agomba kongeramo iby'amoko n'iby'ibiyobyabwenge. Kandi uzacunga neza. Yakansomera. Makuru sana energy drink. Kinyobwa kiri qualifiye. Nazagere ku rukiko. Yambaye costume. Umugani wa Fodo wa Kamarade. Costume. Na karuvati. Uko sidushaka agaragara neza ukasanzwe agaragara mu ruhame. Mutabaza Jire ati ndabyumva fandi. N'ubundi nta tungo ryambara ibyo ngibyo. Fata kumavuta kimara kuvuga aha ngaha ambuje kwivuga ariko kambivuge.
mfata yabaye nk'umuntu urize kubyumva. yego Ati kunyita itungo byarankomerekeje ndetse na costume iri mu byatumye uretse gato byarankomerekeje twadashidashi nibagiye ibindi byaciyemo hagati. Byarankomerekeje ndetse bwana perezida w'urukiko dogera gusubika urubanza nuko batari baduhaye dosiye. ha costume nari bari banze kunambara costume. Njyewe ubwanjye umuryango wanjye wakoze ibishoboka byose banzana costume turara hano, baraye hano rwose. Costume ndetse na congo agatariyani keza katurutse Roma kwa papa na karovati nziza yaturutse muri Espagne i Catalonia muri Barcelona. Kavuze ko utabyongeraho ushabona agakabyo gatariko ikoti ryuma gukurita kataka narabyambaye ariko nza gutungurwa n'umuyobozi wa polisi wari icyo gihe ukomeye witwa Nshuti. Yaraje nkuzamo ibyo byose nk'uko Mutabazi Jules yari yabitegetswe n'umuhafandi wamuhamagaye icyo gihe ndi kuririmba. Ati nayikuyemo sinigeze mitinda kuko nari nzi ibyavuzwe mbere. asohoka bwo nanjye nabyibuka costume bayifite umukobwa wari uri inyuma yifite gutya ntanabikubwiye ntagiye kwambara costume. Yego amfura. Ati rero twasubikishije ko ibyo ngibyo kandi ndabashimira ko mwanyemereye nkaba naje uyu munsi. Yambaye noneho turabigeraho nabyo. Ati kandi umuryango wanjye ndawushimira ko wamenye ko ngomba kuvuza kandi nsa neza nkuko nsanzwe nsa. yego Afande Manzi umupolisi w'inyenyeri rimwe harayarana hari yasanze nambaye costume wari ufite utambaye ingofero. Yasanze nambaye costume n'ubundi ari ahangaha ni nawe ukuri abapolisi banzanye. yego Ambwira ko ngomba kuza nambaye ikabutura na bodaboda byacitse uyu ni igipira n'umupira wacitse. Ati ndakubweza kuri mucamanza ngiye fata ku mavuta. Nahise mubwira nti nahise ndakubona mu gitondo ngo turavuga igihe byari saa 9 z'ijoro ngo byatangiye ngo ntarakomeye. Tekeza makaza atangiye saa 9 z'ijoro akaba yashoboye no kubura. Nabwiye nti igihe nazanye na muheto niwe wadutinjije kugira tugere ku hano ku rukiko kuko mwazanye umuntu utera make-up atera muheto make-up muzana n'umuntu ukora imisatsi arayimukorera mwambika costume. Bishop Harerimana Jean Bosco ntayihirizi. Bishop Jean Bosco mwaramuretse n'umugore we bambara amabubu nawe ashiramo costume. Njyewe ndinde fata ku mavuta bwa nambara incabari. Byageze saa 11 bikomeye haza polisi bakomeye n'abandi bari muri RIB bakomeye harimo na DPC wa brigade mfungiweho bose bemeza ko nambara incabari. Naziti incabari ku ikabutura n'inoza bicitse n'umupira n'ikibudodo gicitse bari incabari. Ati ndashimira umupolisi muto staff sergeant sinigeze menya izina rye kuko ari yambaye ikoti kandi ku makoti ntabwo abanditse amazina. Staff sergeant rwose. Ati niwe bacarenjinze arabwira ati fata amavuta mwamutse mugahita kurema ikoti yambara ishati mukuremo karuvate na congo. Icyo bitwaye kugira ngo yambare ibyo bintu. Ati mwamwohereza rwose. Bagiye hanze bakora inama y'iminota 2 babinkuramo fata amavuta akora agakoryo ahita akuramo sandara ayishyira hejuru. Ati nyakubahwa bwana perezida w'urukiko ni sandare sinzi nyaro utagira ngo ni iyanjye. Sinzi ngo yavuye banywa yinyambika. Ati bambwiye ngo ngomba gukura muri rinete. Atanga nahise mbabwira nti c'est pas impossible, never, ntibishoboka. Izi rinete nazandikiwe n'umuhanga mu bijyanye na ophthalmology wize iby'amaso si bya myopi. Yego nabya hypermetropia. Yego bambwira ngo rinete nintabona umucamanza namenya n'indi urukumburanisha kukongeyeho. Yego nenda kinaga jewe kinaga sinkinaga njewe. Ati rero
baretse zo ndazambara. Ati RIB na polisi bakoresheje bano bahanzi The Ben, Bahati ndetse na Meddy kugira ngo bamfungishe. Ati nandikiye RIB nyisaba imbabazi ku magambo navuze ko nazitaba RIB. Ati nabivuze bitewe na Yago wamaze iminsi 15 avuga ko Emirene n'abandi bantu batandukanye ari abahutu. Ndi mukuru mfite imyaka 37 nziki ibyo ngibyo bivuze. Ati kandi mu 15 yose yita Emirene ko ari umuhutu n'abajya bigo bakoze jenoside, yanarengeje avuga ko abagogwe atari abanyarwanda. Ati ndumwe mu banyamakuru myidagaduro babikoze mu gihe kirekire kandi binararibonye. Jenoside yakorewe abatutsi ubwo 1994 yabaye mfite imyaka 7. U Rwanda rwabohowe nzubwenge kujya ubuntu bazubwenge. Niyo myaka 30 maze twibohoye yose nari nyirimo. Ati kugira mvuge ngo RIB sinzayitaba naravuze nti niba wowe yavuga ibyo byose nitabe RIB nanjye sinzaga nitaba RIB mbere nzaga ntegereza kumva kasubwa 3 zuzure. Ati navuze ko umukobwa ari yakura afunzwe atwite ndara mfunzwe mu gitondo abyuka byara. Tukugendana. Ati ubwo merukano naje mu rubanza rwa Nduwimana Jean Paul igenda natanze amakuru y'ubwambuzi gihe yavaga witwa Yves Nkuye mu ruge naryo isana yamwisana y'ubwambuzi y'abanyamakuru yambuye bajya batandukanye. Icyo gihe kandi avuze ko Kamuzinzi Nyirinzu Irusizi hajya radio yitwa ngo kikafisi Country FM akoreramo itishyuwe. Yaje arandega ndanamutsinda n'ikimenyemenya akarere ka Rusizi kamuhamije rwose kuyivamo dore ko bamuciye umwe n'amafaranga miliyoni 5,500 y'ideni ngo yarabarimo. Njya kuvuga iryo jambo kiganiro cyane gifite isaha irenga ariko bitaye ku masegonda 3. Ati nibazaga impamvu rwose RIB ishyira imbaraga kujya abanyamakuru na bamwe ikirengaza iby'abandi. Ati niba mvuga ko no Pujenali yakuru niba mvugaho nkaramfunzwe ariko Yago afite ubuye budahangarwa bwo kumara iminsi irenga 15 yita abantu ko ari abahutu n'abagogwe ko atari abanyarwanda nje ngahita mfungwa. Cyane ko ari umunyamakuru witwa Rosine wamureze mu kwa gatandatu umukobwa no tumenyamakuru vuze na Plito amusore umukobwa witwa Rosine wareze Yago mu kwa gatandatu amurega kumukubita ndetse no kumusambanya ku ngufu no gukwirakwiza amafoto y'urukozasoni. Bikagera mu kwa 9 Yago atarahamagazwa nge navuga akantu nkako ngako no bitaye ku masegonda 3 nkarara mfunzwe. Ati nyabuneka niba bigenda uko nguko sinzayitaba. Ibyo Yago yavuze nako futa kubavuta. Ati kigaragara ko RIB igira ubusumbane n'ukuntu umuvugizi wa RIB yagiye kuri Radio Flash akamaho warning atarigeze amagara na rimwe. Naramuhamagaye ndamubwira ni biteye isoni n'agahinda kubwo umuvugizi nkawe ujya kuri radio ukavuga biriya byose utaramamagaye, biteye isoni n'agahinda ku muntu nkawe. Ubwo busumbane bwarankorewe aho nza mu rukiko bakambuza kwambara uko nshaka. Ati rero umuvugizi wa RIB ashobora kuba yafashe nkaho namusuzuguye. Fata sasa babivuze ati kaninjire mu mizi yo kwiregura. Ndahera kuri Bahati Makaca. RIB ivuga ko Bahati yatanze ikirego avuga ko namusebeje ku mbabona nyambaga mu gihe Makaca ari we wansabye ko mukora ikiganiro ariko simvugemo nyina kuko amukunda cyane. Bamubeshyera ko yandeze kandi hano dufite urwandiko ruri notifiye avuga ko ibyo namuvuzeho ari imyidagaduro. Baramubeshyera RIB irabeshyera afuta ko irabeshyera Bahati ntigeze andega. Ati yavuze ko bimukoraho kugira ngo aze mu myidagaduro. Aho umusesenguzi murabona ko Makaca asigara umusesenguzi mwiza cyane. Katujye kuri Josben Meddy.
aho bavuga ko natangaje komedi yabanye n'umwana w'umukobwa umwaka wose mu nzu ndetse ngamurya amaturo ariko aba bantu ntibazi imyidagaduro kuko ibintu ubuhamya Meddy yagaragaje muri USA muri Amerika muri leta ya Portland Maine ati ndicuza kubona namaze umwaka wose mbana n'umukopine wanjye kandi bari tabyemera n'amategeko atabyemera ndetse anatangaza ko we n'umugore we bamaze umwaka barashwanye ati ndasesengura twese tuzi ijambo amakimbirane ni ikintu gishobora gusenya urugo bikagera no kuri divorce ibyo byose nibyo nasesenguye kuri conclusion soza nibaza bashobora kumara umwaka na copine batararyana amaturo ati twarabyibazaga ikiganiro kirahari n'ubuhamya burahari uyu muhanzi avuga ko nyuma yo kwakira agakiza ayo makimbirane yaje kurangira ibyo Meddy yabivuze mu rwego rwo gutanga inspiration cyangwa se kugaragariza David Bayingana yabwiye ibintu byose byahinduka umuyoboke ati asoza avuga ko n'umwana w'umuhutu n'umugore we nararakaye kubera iryo jambo ko batemera Yesu nari mbwiwe urumva batemera iby'Imana ndamusimbukira ntago byemera hariya Abatiyopiya bameze nk'abayahudi imyemerere yagiye kubana nka kiyahudi utaruzi Imana yakire Yesu nk'umwami n'umukiza we atereka kutuye kuri debate na muyoboke muyoboke Alegisi uyu mugabo si ubwa mbere tugiranye ikibazo 2017 ubwo nakoraga kuri Radio Contact nari mfite ikiganiro cyo ibindi byose mu mibare n'ibimenyetso ari byo twita ubusesenguzi iki gihe yari manager wa Charly na Nina hari igitaramo cyabereye la Paris Nyamata cyatumiwemo Meddy nyuma y'imyaka 7 yari amaze ataraza aba muri Amerika ataza mu Rwanda bahitamo kwitabaza abandi bahanzi uko Meddy bavuga ati abantu baramwibagiwe reka twitabaza abantu bagezweho icyo gihe hahiswemo Charly na Nina bamanagirwaga na Muyoboke Alex nibwo nakoze inkuru ivuga ko Charly na Nina ari abakobwa beza ku kimero ndetse no ku mutima kuko bari inshuti zanjye twari tuziranye nakosoyemo ikintu kimwe ari cyo cyababaje Muyoboke vuga ko imihagarire yabo like kwa performinga connection babafitanye ari bibi ariko bigomba gukosorwa soza mvuga ko Muyoboke yanashyira imbaraga mu mibyinire ndetse na connection yazindukiye kuri Radio Contact FM yinjira mu biro by'umuyobozi wa radio amubwira ko ati first of all ndashimira umuyobozi wa radio niwe wankoreye ibi byose mwindi kumenya makuru meza gutya mwiza umuyobozi wa radio amubwiye ko adakora ko kazi yareba program manager ari witwa Gakwandi Dickson yasobanuye Muyoboke yuko uyu munyamakuru yakoze ikosa yajya kumurega muri RMC bakarega bagakosora inkuru bakayivugurura cyangwa se bakayisiba basanga ari amakosa namaze umwaka wose navugana na Muyoboke Alex nibwo ndashimira Safi Madiba ndetse na Seka nyiri Sun City wasigaye akorera mu karere ka Musanze aho akorera inzu yitwa Mirano buri yakoreraga yitwaga Frigate babwiye Alex ko ibyo bintu atari byiza twakwiyunga iryo joro twahuriye Sun City ndashimira Safi na Seka twariyunze dusoje kwiyunga haje umugabo witwa David Bayingana ari nawe ipfundo ry'ikibazo cyose gishamikiyeho kiryo yitwa Rubozo nakorewe David Bayingana yabwiye Muyoboke ati ntukiyunge n'umwana w'umuhutu nararakaye kubera iryo jambo nari mbwiwe ndamusimbukira Safi na Seka baradukiza kijya Bayingana yararakaye akubita ikirahuri cya Hennessy mu mashini ya MacBook aho ngaho kirameneka bagenda bita abantu bo mu Mutara abandi bantu bakabita abahutu ejo bundi mu kwezi kwa gatatu niwe mucurabwenge hariba David Bayingana na Muyoboke babwiye The Ben ibyo akora kagomba kundega ati uyu mwaka ndawushimira Imana nibwo nasinye kontara nziza cyane remereye Shadow Kabanda aramamagara umuyobozi wa radio Isibo hambwe ati ishaka izina ry'ikiganiro shaka abantu batatu mu gikorana ubundi agatubutse ndagasinya nibwo mu mateka yanjye yasinye amafaranga menshi ntabwo inshingano yose ndabikora kigaho cyita Isibo Radar
negeye umuyobozi wanjye Jado Kabanda mubwira ko amateka yanjye n'abantu bamwe na bamwe atari meza yamfasha nkiyunga nabo mubwira ku birego byose nagiye nsinda ibyo by'abantu project n'ibyo bitandukanye mubwira ko agomba kumfasha mu bumwe n'ubwiyunge bw'amazina aribo Meddy The Ben Muyoboke David Bayingana ukuyemo Bahati ahamagara Muyoboke mu kwezi kwa gatandatu yitabira ubutumire icyo gihe yaje ku isibo mu kiganiro cyayobowe na Christian Ndekumuzi Spiti Frere harya yego ndetse n'umuyobozi wanjye Jado Kabanda yarahari cyamaze amasaha 2 mu muhezo biragiye tuvuga ko twiyunze Alex Tamishuri yakimamva nyanga atari uko navuze bya byose kuri Bacari na Nina ahubwo navuze ko yatandukanye n'umugore we 2015 ikinyamakuru twese twubaha mu Rwanda igihe cyakoze inkuru ivuga ko Alex yaba yatandukanye n'umugore we umwana we akaba ari gushakirwa abamurera aho icyo gihe hari muri 2015 yego ati Muyoboke Alex yaba yaratandukanye n'umugore we umwana we bakaba bari kumushakira umurera igitangaje nk'umugabo waje tukiyunga natunguwe nuko noneho mu kwa 10 yabirenzeho akaba akinkurikirana akaza kundegera RIB ati mpakanye ibyo ndego ngo yari wa kabiri ati ngeze kuri The Ben uyu ni inshuti magara y'aba bose ari nabo bahuje ibirego byose ati barana mu managinga Yego. ngo babikwepa 2017 ubwo The Ben yaravuye muri Amerika yansabye ko ari nge wahagarara abanyamakuru bose bagomba kumwakira cyane ari kumwe na Raki na Faustin Simbigaruka ari mugenzi yanansabye ko ntawamariza igitaramo cye nibuka ko cyabereye muri parking ya Stade Amahoro urumva iki gihe The Ben yanabonye akazi muri Terra Story bya bya MTN yego nabwo yanansabye ko nkomeza kumubera umunyamakuru we nkomeza tugendana igitaramo yaheruka gukora cyabaye 2022 kibera muri BK Arena cyari cyiswe Rwanda Rebuff barantumiye nanone ntabwo icigano zo kugitegura ariko kubera COVID-19 igitaramo cyarahombye n'abahanzi bagikuremo bavuze ko batishyuwe ariko ntibyatumye nahabwa invitation injyana mu rugo kwa The Ben mu rwego rwo kunshimira yego kinasanzeyo manager we Muyoboke na David nubwo mu itangazamakuru atemera ko ari manager we yego harimo Bushari na Raki n'abandi nibwo The Ben yanyeretse umukunzi we Pamela ngo bashakanye inzoga sinjya nzijandikamo kubera ndwaye diabete ati The Ben arambwira ati fata ku mavuta ukuntu uteye n'ukuntu ugaragara wagira ubwanwa bwiza ati ntabwo umutuzana ubwanwa iyo mana yaye inshuti ye Jackie B Jackie bikora ko ari umunyamujyi w'umumotari ariko Jackie baramagana ni nyakara ati wamfura we ubwanwa buzana umumuru n'ubushireho ati n'ubwo umuje uwo muti nawe ubereka ati sinibaza ko uwo nakoreye ibyo byose afatanyije n'abo bose bankoreye ironda bwoko bagashaka kumfungisha ati kamvuye ku byo kwiza bako yitwa Papa Marira ati mwese barabyibuka ubwo kwa igitaramo cya 2008 yararize rwose arabogoza igitaramo kiza no guhagarara kora polisi yaravuze iti ishobora guteza akavuyo kandi umuturage ku isonga arapefu ku gipfunsi kigenda akoraga akazi k'ubusekirite sinagatangira itangazamakuru murabyumva ko mwese yarize nk'abana n'umunyamakuru ati muribuka i Burundi yararize naye hose 2017 za nuko yararize ibi byose ni ikintu kibibatera amakuru mfite nuko ngo babajya bicu bakavuga ngo iriya mbwa y'umuhutu y'umusekirite nta kuntu yatoroborana iri tangazamakuru bene agiye i Burundi barambaje bati ni ikihe kintu cy'ingenzi kizaranga igitaramo navuze ko ari ukurira bidashidikanwaho kandi koko yararize
indirimbo imwe yavagaho akarira, indi ikavaho akarira. kumubutara akabya nawe Ateraho Ben avuga ko navuze ko adafite ubushobozi bwo gukora igitaramo cya wenyine ugana perezida w'urukiko. Bahereye bavuga ko uzakora igitaramo cya One Man Show i Burundi. Habura iminsi 3 bashyizemo Big Fizzo, umuhanzi ukomeye muri East Africa ndetse no mu Burundi. Nyuma kandi bonye n'undi muhanzi ukomeye muri East Africa ariwe Satibi. Babona ko bidahagije batumira na Bushari wo mu Rwanda. Kandi Big Fizzo aramuruta. Murabizi neza ko Big Fizzo atanaririmbye n'ikimenyetso kigaragaza ko batashaka The Ben bateye amabuye abaho n'imiduga y'Abanyarwanda. kubera umuhanzi wabo ataririmbye. Yego. Mu gusoza rero nyakubahwa kuri ingingo Ben avuga ko navuze ko mu bukwe bwazabamo akavuyo n'amarira. Umunyamakuru yambajije ati The Ben ko yenda gukora ubukwe nicyo kizaranga ubukwe cyangwa se yazakora. Ati nawe mubwire ni nkurikije ibyabereye i Burundi. Akavuyo kabayemo. The Ben azabyirinde atazaba akavuyo kariya ukazatuma abantu bakomeye babasitari mu nzego z'umutekano. Yego. Ati wese barabyibuka muyoboke yakubise imbwa y'urushidira Burundi. mu Burundi. Na n'ubu baracyaruca mu meganitini nkuru surukira urumira. Yego. Nshingiye kuri ibyo bintu byose nicyo agomba kwirinda muri ibyo bintu azirinde nk'ibyabereye i Burundi. Ingingo ya kabiri ngiyeho n'ibiyobyabwenge. Ibyo banshinja byose ntago mbyemera. Izo certificate zabo ntago nzemera. Nta nizo nigeze nsinyaho. Ndasaba contre expertise. Ndasaba urukiko ko rutegeka ngakorerwa isuzuma akagaragaza ibiyobyabwenge biri mu mubiri wanjye. Ahagansabye imbabazi ku biganza nagiye nkora. Ibipapuro. Nshinje mvuga ngo amavuta mu rumogi. Sisi mu bugize gusa bitubwiye. Ariko avuze ko atapibwe kandi umushira cyane higeze abyemera. Navuye ngo haba ikintu cyitwa mari communication ku bashira cyane bavuka uramakanye. Umushira cyane higeze akana ko bamupimye. Bivuze ko yafite kuvuga nako nuko ntabwo ibyo byijandikamo. Urumva? Esa urukiko rwategeka ko nsuzumwa bakagaragaza ingano n'ibiyobyabwenge bindi mu mubiri. Nta biyobyabwenge bamfatanye iwanjye. Ahangaha rwose umva iyicarubozo nakorewe. Bagiye iwanjye nambaye amapingu imbere y'abana banjye n'umugore bari muri devoir. Babasohoye nabi bajugunya hanze. Kuva navuka sinigeze mbona abana banjye bandagaye hanze. Ariko bajugunya mu nzu. Baba hanze. Baransatse kuvuga ko batavuze ko bavuze ko bajugunya hanze. Agavuze ko basohoye hanze. Baransatse nta kintu bambonyemo. Nta kintu basanze mu rugo iwanjye. Ubwo mu gihe banshinje batanampimye rurishye. Ndasaba ko mujya kumpima. Sara confidence afite ikizerera. Murakoze. Atangira kuvuga. Bitafata ikaramu Jean Pierre. Umushinja cyaha yibeshya ati fata ku mavuta. Ariko kubera bose ari kuzafata. Biragoye nako ntaribi. Ko nafite imodoka nziza. Fata ikaramu. Nago nayibonye. Ati simvuga byinshi kuko byarenze n'amarangamutima ye. Ahanga umunyamategeko afata akimara kuvuga bya byamunaniye. Nowe ibintu yumvise kuba utavuze byamukoze ku mutima. Ari yarabibutsimbye. Ubushinjacyaha nibutubwira urega muri dosiye. Kuko iyo byo muri systeme ubona ko hareze umuntu umwe. Akaranetse umunyamategeko avuze yenda kurira. Yatangiye aregwa ibyaha 4 hiyongeyemo icyaha cy'ivangura. Umunsi ukurikiyeho hiyongeramo icyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ati ninde urega rero? Mucamanza ati ushinjacyaha nibwo burega. Ariko niba ikintu ushaka kubivugaho bwavuga. Ushinjacyaha arahaguruka ati ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ufite inshingano zo kuba zabyikorera. Ndavuga kurega. Ati twagaragaje ko abatanze ikirego harimo The Ben, Meddy, Bahati na Muyoboke. Ati cya kivangura ntidutegereza ko umuntu atanga ikirego. Umucamanza ati icara turi mu mizi. Ushinjacyaha aricara. Metere ati icyaha cy'ivangura ati reka twibande ku watanze ikirego ariwe The Ben. Ati nubwo tubugenzacyaha bwinjira muri dosiye kandi yarageze mu rukiko. Ati ubwabyo harimo no kutubahiriza amategeko.
ingingo ya 21 n'iya 22 ya procedure pénale ivuga ko ibigendanye n'iperereza ry'ibanze iyo ryakozwe ubugenzacyaha butaryinjiramo. Maître abwira umucamanza ati ndashaka ko mudutega amatwi mukatwumva neza. Ati izano pujani zamuyoboke ndavuga dosiye ntizashizwemo n'ubushinjacyaha, zashizwemo n'ubugenzacyaha kandi amategeko ntabyemera. Ati ni gute ubugenzacyaha ukurikirana kandi dosiye iri mu bukiko bwaramaze kurigira ubushinjacyaha. Ati nka dosiye yamuyoboke nubwo bavuga ko yakozwe tariki 15 sibwo yakozwe. Nimureba neza muri dosiye yoherejwe nijoro igaragaza ko ikirego cyoherejwe na muyoboke na Nopuja. Ati nujya muri dosiye ati jyamo ujye iburyo birakwereka ikirego dosiye yakorewe yabaye created tariki 11 z'ukwa 4 2024 saa 11 n'amasegonda 31. Mu gihe bavuga ko dosiye yabaye tariki 15. Ati niki cyatuma tujya kwisobanura ku birego tutanigeze tunabazwaho. Ati ibyo byose byongewemo n'uwitwa Mutabazi J wawo ndi futa kubavuta atasi saa moya n'umunota umwe nibwo byongewemo n'uwo J. Ati nasabaga ko urukiko rusuzuma ibirego Senga baregwa byatangiye ari 4 bigera kuri 6 none twabonye n'icya 7 kigaragaza yuko Senga yakoze icyaha cyo gukomeretsa no gukubita no gukomeretsa ku bushake mu buryo bubabaje. Kuri mapa arazamura biragaragara ko Senga bakurikiranyweho gukubita ku buryo bubabaje, ivangura n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Tuvuge ko se ibi byaha babyibagiwe ibindi 6 ibindi 3. Icya kabiri iyo ugiye muri ground of crime muri bya Sengabo aregwa nta cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge bikirimo, hari ibyaha 5. Ati ntimubona ko harimo guhuzagurika koko? Niba muri ground of crime harimo 5 aha tukaba turi 6 kuri map tukabona 7, aba bantu bari mu biki? Ati igihe muzamwiherereye muzabisuzume bwana president. Katujye ku nkomoko ibyaha Senga bakurikiranyweho dusanga nta mapu zihari zatuma nta mpamvu zihari zatuma kurikiranwa afunzwe. Nyakubahwa perezida nitujya kuwatanze ikirego Mugisha Deben 2023 nibwo cyatanzwe mu gihe Senga yafashwe nyuma ya 2020 y'umwaka 2024. Usanga ubushinjacyaha nabwo ubwabwo bwari bwarasanze Sengabo atakurikiranwa kuko ntibyumvikana ukuntu ubushinjacyaha bwamara umwaka wose butaratanga icyo kirego mu rukiko kandi kimaze umwaka. Ahubwo ibyabaye imbarutso nuko Sengabo yatebyaga avuga ko bya RIB bo bakagira ngo birakomeye bikaba imbarutso y'ibyo byose. Nitujya mu ngingo ya 20 procedure pénale avuga ko yafunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Deben si umuvugizi wa Meddy Nopuja cyangwa muyoboke. Meddy nta kibazo na kimwe yigeze agira kandi Meddy angamushimire n'umwana mwiza yemera ko bivuze ko Meddy yanditse buriya kuko Meddy umunyamategeko yavuze ngo Meddy yemera ko byasesengwa na Sengabo ari we wabyivugiye kuko byari byarananditswe. Muyoboke bwe yagaragaje ko yatandukanye n'umugore we. Ati nyakubahwa bwana perezida abahanzi nabo ubwabo barivangira. Muyoboke araza kabisesengura akavuga ko yatandukanye n'umugore we mukanda kujya kurega ngo ufata ku mavuta yavuze ko yatandukanye n'umugore we. Ati abahanzi ntibashobotse rwose. Ati ibi bintu nibikomeza gutya ubwisanzure bw'itangazamakuru ntaho bugana. Katujya kukivangura ndagira ngo mubwire ubushinjacyaha ko ari ibyaha bibangamiye imimerere y'abantu bikurikiranwa ari uko byakorewe uwabikoreye inareze. Yego ivangura bavuga ko ryakorewe Bahati, bavuga ko ryakorewe Bahati ariko Bahati avuga ko atabirimo, anavuga ko rwose nta kibazo afitanye na ntuza. Ati bire n'urupapuro yanditse n'indangamuntu nyuma y'iriho ni showbiz. Show business.
niki cyatuma umushinjacyaha bukomeza gukurikirana iyi dosiye kandi avuga ko bari babivuganyeho igiye ku biyobyabwenge sasa nk'uko byemejwe n'inkiko nkuru ikimenyetso cya expertise medical cyaba ikimenyetso ari uko ari cyo cyonyine kiri gushingirwaho. Murabizi neza mwese ko hari ubucucike bw'imanza nyinshi no mu magereza. Ibyavuzwe bafite ku mavuta byavuzwe mu nshingano z'abanyamakuru. Murabizi neza mujye mu rubanza aravuga samaza kuzavanga kroka beramye agaparitse NPPA NPD sirimo NAD. Murasanga mu rubanza rwa turerwa Moses Motion niwe mu rugo basanze urumogi rumusanga amari ko yararekuwe. Murabizi witwa Dr Rose nabyagenze uko ariko yaburanye yagize gute ari hanze. Ni mu rwego rero dusaba urukiko kugira ngo turabasabye bose perezida mugire ikigongwe fata kurikiranwe ahagaze ari hanze plutôt iperereza rikorwa ari hanze uko nta perezida agiye kwica. Twumva rero ramutse kurikiranwe yadafunzwe nta cyahungabanya nta n'umudendezo wakwicwa. Ikindi kandi afite uburwayi bwa diabete amaze igihe kinini yivuza. Metre abararekeye. Chamanza ati ubushinjacyaha hari cyo murenzaho. Ubushinjacyaha araguruka ati mu nshingano z'ubugenzacyaha ubushinjacyaha bundi afite inshingano zo gushinjura cyangwa se gushinja umuntu. Urugero ukwema exception yo gutukana no gusebanya aho ngaho ntabwo tubyemerewe like umuntu arabireka. Yego saba ko uwatutswe cyangwa uwasebejwe ari uza kureka. Ati perereza ry'ibanze rirakorwa ryibwirijwe itegeko ryabyemera hasi n'ingingo yavuze. Perereza ry'ibanze nshobora ubushinjacyaha ushobora gukora iperereza cyangwa se bugasaba RIB kirikora cyangwa se waje akaza kurega niko yaturebye bitabariye abitabiriye inteko y'iburanisha atubwira ati mwumve inteko y'iburanisha ni perezida ngo abitabiriye iburanisha ati mu buryo bwo kurega umuntu arebwa muri ubu buryo ari uwa victim ashobora kurega ugenzacyaha bwakora iperereza cyangwa se ubushinjacyaha bukisabira RIB kigira gute ikora iperereza. Mu byafatira ku mavuta arimo exception irimo ni imwe gusa n'ebyiri gusa harimo gutukana no gusebanya. Kubyivangura bava ryakorera Bahati ntago ari Bahati ni umugore we. Niba Bahati yaratanze amabara bikagenda gutya ntago bikoreye cyaha cyakozwe. Ntago ari byabo mwumvikana ngo narakwibye ngo gutya oya ibyo nyine bikuraho. Urumva kamvuga ibintu bibiri ku buryo Sengabo yiregura. Hano ati simuhatira kwemera icyambere na mbere ariko aravuga ko ubugenzacyaha bwamukoreye ivangura kubera ko ngo witwaye agatatumijweho ariko agatumizwaho ariko ubugenzacyaha wasanga ukiri mu iperereza bakaba zamutumizaho nawe. Ati muri byose yafata yagaragaje rero harimo no gusebya RIB. Ikintu cyane impungenge nemvuze nk'anya kintu impungenge nukuntu n'umwunganizi we kandi n'amategeko yabishimangiye ko bakora ivangura. Ubushinjacyaha bamuhamagaye kenshi arinangira dusanga rero iyo nyito ariyo kunangira afite. Ati nyito y'icyaha ishobora guhindagurika isaha ku isaha tuvuge niba twagufunze tuvuga ngo ugusebanya ishobora guhinduka bitewe n'ukuntu wagikoze icyaha ikaba yanahinduka gukangisha gusebanya. Ati barabajijwe barisobanura muri RIB akanga ubushinjacyaha yatubeshe kuko fata ku mavuta yavuze ko atigeze abw'icyura kimwe RIB. Umushinjacyaha atangira yabivuze kandi avuga ko ari uburenganzira urumva ko angana ndabigaruka aho Metre yavuze ko ubushinjacyaha yivuyemo. Ubushinjacyaha yavuze ko yisobanuye muri RIB kandi fata na statement nimwe yegeza RIB yavuze ko yisobanura uko ageze he mushinjacyaha. Metre nibwo yasagira ubushinjacyaha byabaye byinshi birebire cyane. Metre ati habayemo kwivuguruza kuko yanditse barosaba imbabazi ubushinjacyaha mbere na mbere abanza byumve. Icya kabiri Metre ubwe nako ubushinjacyaha ubwe mwiyumviye ko yavuze ko fata ku mavuta agomba kugira gute
kuburana ari hanze bivuga kamarade se oya nuvuga ngo metere nako mu bushinjacyaha hari yavuze ngo fata amavuta barana ari hanze ikigamijwe kuburana afunzwe avuga nuko yaburana ari hanze hanyuma amasegonda 30 ubwonko bura ibitekerezo bitabigaruka yibeshika ko yibesha hari aravuga ngo nuko burana dushaka burana afunze metere nawe ati murabona ko Rwana nawe ari kubibona nawe ubwo ari kubibona ko mu mutima we fata amavuta kwiye kuburana ari hanze usibye kari gukora akazi ari gukora akazi karimo n'amatiku akavuga iby'amategeko ariko ntari kuvuga ibiri mu mutima we Bwana nyakubahwa perezida mu bisuzuma avuga ati fata amavuta navuga gatoya nawe fata amavuta arahagarara Bwana perezida mucamanza ndwaye diabete kubw'uburwayi bwanjye bundembeje ndatakambye ndetse no kubw'abana banjye 3 n'umugore ninjye ubahahira ninjye umenya byose ndasaba ko mpabwa gutwara igihugu ndetse n'abaturage n'abanyarwanda ndasaba ubutabera murakoze ndasaba ko nakwikiranwa ndi hanze ubundi tukamu butabera ati murakoze metere asoza avuga za ngingo zose n'ingingo avuga zo kurenganura umuntu ku gice cyo gambira atari